Azakubeho nk'umupagani, Mata igice cya 18:17. Kandi niyanga kumvira abo uzabibwire Itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Umurimo wo gufasha mwene data waduhemukiye ntabwo ari uw'iteka ryose. Hari intambwe zikwiye guterwa mu kumufasha, ariko nyuma yazo aba yinangiye, yahisemo inzira ipfuye. Icyo gihe nta kindi tubasha kumukorera, kuko Imana yahaye umuntu wese guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Mbere y'izo ntambwe ariko ntabwo dukwiye gutakaza ibyiringiro ko abasha kwihana, kandi ntabwo dukwiye gucika intege mu murimo wo gufatanya na Yesu gukiza abo yapfiriye. Abajyana na Yesu gutabara abandi nabo bazagabana umugisha w'Imana. Indirimbo ya 419 mu gushimisha. Nyuma yo kumumenyesha icyaha cye twiherereye ntatwumve, tukamuteza abahuza nabo ntabumve, intambwe ya gatatu niyo kubibwira Itorero ngo naryo ridufashe kumuhugura. Iyi ntambwe niyo ya nyuma, ubundi tukamureka kuko aba yahisemo gukiranirwa. Mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyesha icyaha cye mwiherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. Kandi niyanga kumvira abo uzabibwire Itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Kandi ndababwira yuko babiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mbade hagati yabo. Mata igice cya 18:15-20. Ikibabaje ariko nuko kenshi usanga twemera gutakaza abagenzi twagendanaga mu buryo bworoshye, tukemerera umwanzi kunyaga abo umwami yari yararonse kubwo kutihangana, kwikunda no kudasobanukirwa kwacu. Hari abagenzi benshi bajugunywa bagisitara, n'abashyingurwa bagisamba. Hari impinja zitabwa kuko zikitaho imyanda, n'abana barekwa kuko batinze gutera intambwe. Abo bose tubata mu nzira, kandi bari kuzaba iminyago myiza yo kumurika imbere ya Data ku iherezo ry'urugendo. Hari bene Data dufata nk'abapagani kubw'ikosa rimwe cyangwa abiri badukoreye, kandi nta ntambwe zo kubagarura mu nzira twegeze dutera ngo binangire. Ndetse tugatangira kwiyaturiraho imbaraga zo guhambira no guhambura, tukibagirwa ko bibanzirizwa n'intambwe zo kunga no kugarura bene Data mu murongo. Tukibeshya ko Yesu ari hagati yacu. Yesu abana n'abamwubaha, ntabwo ashyigikira ab'imitima idafite urukundo no kubabarira abo yameneye amaraso ngo bakizwe. Icyakora iyo izo ntambwe twaziteye, mwene Data akinangirira mu gukiranirwa, biba bigaragaye ko yamaze kuva mu nzira agahitamo ijya kurimbuka. Uwo ntaba akiri umugenzi dufatanyije, kuko aho aba yerekera ntabwo ari mu gihugu tujyamo. Bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Timote wa 2:3-5. Bene abo nta kindi tubasha kubakorera, ariko se abo twaretse bose nta kindi twabashaga gukora koko? Dusenge. Mwami Yesu, mbabariraho nataye bene Data nabashaga gufasha no kubabarira bakagaruka mu nzira. Mu izina ryawe Yesu.